Muraho neza, mbaje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bintu 12 bintera kwishima. Muhirwa's Duteka Goal. Ibintu 12 rero bintera kwishima ni bikurikira. Cyambere no kugira ukwizera guhambaye. Iyo wizeye Imana ukayiyumvamo koko by'ukuri, bitera ukwizera no kumva ko ejo n'ejo ndazaza nta gishobora kurera ko uri kumwe n'Imana. Kugira rero kwizera guhambaye birafasha mu buzima. Cya kabiri, guhimbaza Imana imwe gusa akaba ari nayo ukunda nkuko amategeko y'Imana bitubwira, nabyo bitera umuneza. Kumenya gushima nabyo bimufasha, atari ugusaba gusa. Ugomba kumenya no gushima, cyane cyane iyo uzi aho Imana yakuvanye ikaguha agakiza. Kwemeza udashidikanya ko Imana muri kumwe iri ku ruhande rwawe, ikurengera iteka, ariko kurengera nawe iyo yiyambaza kandi ugahora uyizirikana ukora ugushaka kwayo. Kuba umunyakuri nabyo bitera akanyamuneza buri. Iyo uzi ko buri gihe ugomba guharanira kuvugisha ukuri, ukarwana ku kuri, bitera kwishima kuko uzi ko uri gukora ugushaka kw'Imana. Guha icyubahiro Imana. Iyo Imana uzi runini gufatiye ku buzima bwawe, ugomba kuyiha icyubahiro. Uyiha icyubahiro gute? Soma ijambo ry'Imana, ukarisangiza abandi, ukamenya ko Imana yonyine ari ikwiriye icyubahiro muri ino si. Nta muntu ushobora kugukanga ngo ushyire ibintu by'isi, cyane cyane ibyo tubona. Ukamenya ko umuntu ugomba kubaha wenyine ari umuremyi wawe, ari Imana yonyine. Gukurikiza amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana turayazi uko yanditse. Kuyakurikiza rero tuzi neza ko bitoroshye, ariko tugomba kugerageza gukora uko dushoboye bishoboka, tugakurikiza amategeko y'Imana. Naho tugize intege nke za muntu, akaba ariho intege z'Imana zitangirira zidufasha, zituba mu ntege, zitugarura mu murongo. Kwizera Imana. Imana ugomba kwizera, cyane cyane nkawe wabonye agakiza, yewe nawe utarabona agakiza. Icyizere ugirira Imana ni ukubera iki? Nuko wamaze kubona aho yagukuye, uzayagukuye, uzi ibyo wari urimo, uzi ibizazane wari ufite, uzi ibibazo wari ufite. None ubu aho uhagaze aha, uzi icyo Imana yagukoreye, kugira ngo uhagaze aha ngubu ntabwo ugomba gushidikanya ngo ugire ubwoba, uhangayike. Yego intege nke za muntu zizamo, tugahangayika tukibaza, ariko tugomba kwitoza guhagarara ku ijambo ry'Imana, tukarishyiramo mu mitima yacu no mu bwenge bwacu. Noneho twahura n'ikibazo twese, ikibazo nahuye n'ikirengeje iki ngiki, Imana kandi yarahankuye. Ugahora ufite iyo mitekerereze no kwiyumvira kumeze gutyo ko Imana yagushoboje birya, n'uyu munsi muri kumwe nawe yagiye izagushoboza. Kuvugisha ukuri rero nabyo burya biradufasha. Ugaharanira ukuri, cyane cyane nk'iyo umaze kubona ibibangamye, ukaba ntawe uri mu nzira, ukabuza ukuri kw'ibyo bintu. Ugomba guharanira ko ukuri kujya hanze. Naguha nk'urugero, nk'ubu hari tujya tuvuga ngo Bibiliya ibitabo babivanyemo, cyangwa se n'ibintu abantu babeshywa, ibintu amadini yagiye yigisha byose bihabanye. Ngira ngo ibihe uko bigenda bisoza, tugenda twibonera neza ko ibyo batubwiye byose ari ibinyoma. Ugomba no gucukumbura ukamenya uko kuri, wamara kumenya n'akamanyu gato k'ukuri ufite, ukagasangiza abandi nabo kugira ngo bahumuke, bave mu nzira y'ubuzimu baze ibumuntu, bakurikira Imana nyayo kuko yo mu byanditswe byera. Kugira ubuntu nabyo bintu bishimisha. Iyo ugize ubuntu ugafasha umuntu, ntumukwene cyangwa ugende umuvuga. Burya gufasha umuntu ukagenda umukwene, umuseka cyangwa ukagenda umuvugavuga, birutwa no kutamufasha. Fasha umuntu wigendere, umwifurize neza. Ufasha undi wigendere, umwifurize neza.
ntihagire numenya ko uyu muntu wamufashije cyangwa se wamuteye inkunga nini. Burya iyo ufashije umuntu ukagenda umuvuga, ukagenda umukwera, ukamuha rubanda, birutwa no kubireka. Fasha umuntu ubikuye ku mutima, ugira ubuntu bwawe, ubundi Imana niyo izakwihembera tutarinze kwiga tujye tubivuga hirya no hino. Kuko hari igihe kizagera za mbuto bavuga ngo tugomba kwera zikazigaragaza tumaze kuva muri uyu mubiri tugeze aho urubanza rwa muntu ruzaba rutegerejwe. Aho rero niho ibyo bintu byose twagiye dukora bizagenda bishyirwaho ko ari sawa cyangwa se atari sawa, kubera ko tuvuge wafashije umuntu ugenda umuvuga, ugenda umukwena, ibyo byose bihita bihinduka iki? Zero. Ni ukuvuga ngo ufashe umuntu ubikuye ku mutima, none aho uharanire ko nawe yazamuka bakagufasha. Ntabwo dufasha abantu gusa ngo dukomeze tubafashe, ahubwo ufasha umuntu kugira ngo nawe azagufashe, noneho ngo nibwo uzaba ugitsinze. Kugira umugisha rero tuba dufite nuko Imana yaduhaye ijambo ryayo ikaduha agakiza. Nta kintu kirenze kubona agakiza k'Imana muri nose. Ibintu byose ushobora gukora, ushobora kwizirika ku bintu by'isi, ushobora kuzenguruka hirya ukanyura hirya no hino, ariko iyo ugize Imana ukabona agakiza, gakomereho, ukinjiremo n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose, noneho uhagararemo amaguru yombi, urwane ku gakiza kawe koko, noneho wumva uri mu mwuka, ugumemo, uharanire kutavamo, ugume mu mwuka, maze wirebere ngo Imana murahuza ukaba umwe n'Imana, Imana ikakuyobora ukayikurikira, ibintu byose bikagenda neza kubera ko ufite ukwemera guhagije wahawe n'Imana biturutse ku kwizera n'icyizere wayigiriye. Ukavuga uti Imana ndagukurikira n'ubuzima bwanjye bwose, nyobora, sinshoboye. Nibwo utangira kugenda ubona rero burya ibintu byiza Imana idufitiye twebwe nk'abantu tuba duhinyura kuko tutigeze tubona ibyiza yakoze. Iyo umaze rero kubona ibyiza Imana yagukoreye, ntabwo ugishidikanya na rimwe. Nzi neza ko abantu bafite agakiza, mwamaze kugira mu gakiza, murabizi nubwo imbaraga nke zacu za muntu zishobora kuzamo, ariko ugira kagati mukavuga ati Mana hari ahantu wankuye, ibyo wanyeretse nararungurutse, ntabwo nshobora gusubira inyuma. Nuko rero uguma mu gakiza, ukaguma mu mwuka, ugaharanira kutavamo, ukagumamo wese uhimbaza Imana, Imana ikagukorera ibitangaza bitigeze bikorwa n'umuntu mu buzima bwawe. Kugira ubuntu rero, gufasha abandi nanone, iyo ubishoboye uratanga, kuko burya iyo utanze uranakira. Uzarebe iyo uhaye abantu ubivanye ku mutima, byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana irakongerera, iraguha. Tanga iyo ubishoboye, ufashe abantu uko ubishoboye, Imana izakongerera imigisha ikumeneremo, maze nawe ukomeze usakaze ijambo ry'Imana uko bikwiye, kandi usakaze umuntu mu bantu. Nicyo Imana yaturemeye kugira ngo tubikore muri nosi mu gihe tugihari, tutaragenda ngo twongere dusabane nayo uko bizamera mu minsi ya nyuma, kuko twese turabagenzi kuri nosi. Ahubwo se isi turavuga tuti twayijeho gute, twayimazeho iki, ni uko gushaka ko Imana twakoze, ese twakoze ibigomba, ese imbuto zanjye neza ni izihe, nzasarura iki ngeze hara hejuru. Niyo mpamvu tugomba gushyira imbaraga mu ijambo, niyo mpamvu ubona twe tubyizirikaho umunsi ku munsi, kuko twarijemo bisa nkaho bitinze, ariko ntabwo ku Mana ibintu biba bitinze. Ni cyari igihe, nawe rero iki nicyo gihe, humuka uve mu by'isi, kuko iby'isi burya turabikenera yego, ariko iby'isi ntabwo bigomba kugenda, ahubwo niho ugomba kubigenga, kuko byose bidushamikiyeho. Ntuzatume iby'isi bikuyobora ngo bikuyobye, ahubwo uzabure iby'isi ubishyire ku murongo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde, imigisha ibagereho. Shalom, shalom, shalom.